dutangiranye inkuru yacu n'uyu mugabo kuna aho yicanga muri salo n'ibitekerezo byinshi cyane. Kuva mu gitondo umugore we yagenda avuga ko agiye ku kazi ntagaragaruka mu rugo. Uyu mugabo kuna mu bwonko bwe yaratangiye gukeka umugore we, atangiye gutekereza ko byanze bikunze hari ikintu cyihishe inyuma y'iri joro umugore we ataha. Ibi rero byatumye icyizere yari afite umugore we gitangira kugabanuka. Ahangaha byari bimaze kugera mu masaha ya saa 5 zuzuye z'ijoro, uyu mugore we yari ataragaruka mu rugo. Umugabo yatangiye kwibaza ati ese aka ni akazi bwoko ki gashobora gutuma umuntu ageze aya masaha ataragaruka mu rugo. Atangira uno mugabo kuvuga ati byanze bikunze uyu mugore ari kunca inyuma. Nuko uyu mugabo rero byakomeje kumujya mu mutwe, bikomeza kumubuza amahoro, bigezaho noneho afata umwanzuro wo kugira ikintu akora. Uyu mugabo icyumweru cyari gishize yari yabashije gufata imisatsi y'abana babiri b'impanga, Zera ndetse na Zara, noneho ajya gukoresha DNA test. Uyu mugabo yari akeneye kumenya ukuri mu by'ukuri. Uyu mugabo ubwo bamuherezaga ibisubizo bya DNA test yahise atungurwa. Uyu mugabo yafunguye envelope asanga babana be uko ari babiri ntabwo ari abana be. Umugabo byaramutunguye ahangaha atangira kwivugisha ati ntabwo ari abanjye. Ahangaha aya magambo yavuze ijwi rye mu bwoba bwinshi cyane ndetse n'agahinda. Nyuma y'ibintu byose nakoreye aba bana ndetse na nyina, ntabwo aba bana ari abanjye. Muri ako kanya n'umugabo yahise yicwa n'agahinda ndetse ubwonko bwe butahwamo n'umwijima. Uyu mugore Eda yari yaramuhemukiye. Uyu mugabo rero yahise atangira kuvuga ati byanze bikunze agomba kubyishyura. Uyu mugabo rero ntabwo yafashe umwanzuro wo gutangira guhana umugore we, ahubwo yafashe umwanzuro wo gutangira kuri za mpanga. Ahangaha ryari ijoro rimwe ubwo uyu mugabo yinjiraga mu cyumba aho babana b'impanga uko ari babiri bari baryamye, aribo Zera ndetse na Zara. Aba bana bari biryamye hanga mu mahoro rwose batazi ikijya mbere. Uyu mugabo yaragiye ahagarara ku muryango akanya gatoya, hashize akanya yahise yinjira mu imbere, arangije afungura urujya rufungira inyuma ye gakeya, arangije arababwira ati mubyuke. Aba bana bahise bikanga barabyuka, ariko babyutse bumva ntibazi ibyo bari kubona. Babona papa wabo bahagaze imbere, barangije bamaze ati papa niki kijya mbere. Nuko umugabo n'uburakari bwinshi cyane se ababwira ati muceceke kandi mwumve. Arababwira ati nimuramuka mutekereje kuvuga ibigiye kuba mwese nzahita mbica, murabyumva neza? Aba bana uko ari babiri bahise batangira kumva bafite ubwoba, bayeho uburyo papa wabo ahindutse. Ntabwo bari bazi mu by'ukuri impamvu papa wabo ari kubamenanza bigeze ahangaha. Uyu mugabo yahereye umwe kuri umwe bose agenda abavyora aryamana nabo. Uko yakoraga ayo mahano abana barariraga bakavuga ati papa please hagarika, stop kubabara, ariko umugabo ntabwo yigize abyumva. Umugabo yarakomeje ahatiriza aba bana. Abana bararize bararira, ariko nta muntu bari bafite wo kubatabara ahangaha. Buri joro ryose ryatambukaga uyu mugabo yinjiraga muri cya cyumba cyabo akabahemukira. Nuko umugoroba umwe ubwo wa mugabo Koni yaravuye mu cyumba cyabo, Zira yarabyutse. Uyu mwana yarari kurira ndetse n'agahinda kenshi. Nuko arangije yitegereza mushiki we, umwana nawe yararaho ngaho aryamye ariko ari kurira. Nuko arangije amubwira ati ntabwo twagombye gutuma ibintu bikomeza bikaba. Nuko undi mwana aramubaza ati se twakora iki? Aramubwira ati yavuze ngo azatwica, nta kintu dushobora gukora. Nuko Zira arangije aramubwira ati uzi ikintu dushobora gukora? Tuzamurikodinga, tuzamufata video, dukeneye ikimenyetso. Nituramuka dufite ikimenyetso wenda mama azatwizera, nituramuka tubimweretse azizera ibyo tuvuga. Nuko umunsi wakurikiyeho uwo mwana yahise ajya mu cyumba cya mama we, arangije ajya mu kabati asangamo telefone. Nuko muri iryo joro ubwo ko ntiyagarukaga mu cyumba cyabo, Zira yari yafashe telefone ayishyira ahantu yihishe ararikodinga. Iyi telefone rero yaje kurikodinga buri kimwe cyose bahuriye nacyo mu maboko ya papa wabo. Nuko igitondo kimwe ubwo ko yaravuye aho ngaho agiye ku kazi, uyu mwana yahise areba Zara, arangije amubwira ati byanze kuza uyu munsi turabibwira mama. Ariko muri ako kanya Zara yaranze, yumvaga afite ubwoba bwinshi cyane. Arangije amubaza ati ese papa nabimenya aratugenza gute? Ese naramuka tubabaje? Nuko umwana aramubwira ati ntabwo twagombye guceceka ibi bintu,
nuko ubwo ina yari agarutse avuye ku kazi yaje gusanga abakobwa be bamutegereje, nuko barangije bamubwira ati mama dukeneye kuvugana nawe. Nuko wa mubyeyi arangije abicara iruhande arabaza ati bana banjye ni iki ko mbona muri seriye cyane. Zara muri ako kanya yahise atangira kurira, Zira nawe atangira kurira. Umwe muri barangije aravuga ati mama ni papa. Ahangaha ni Zira wari uri kuvuga amagambo. Arangije aramubwira ati mama papa amaze igihe kinini aza mu cyumba cyacu. Muri ako kanya Eida akibyumva umutima wese yumva umusimbutse. Nuko ubwo bamuherezaga ya telefone uyu mugore yatangiye kureba ya video, akikubita amaso uyu mugore yatangiye kurira. Nuko uyu mubyeyi atangira kurira ati oya ntago ushobora kuba, ntago ibintu bishobora kubaho, agahinda hanga karamwishe. Ibaze nawe kubona uwo witaga papa w'abana ari gukorera abana bawe ibintu nk'ibyo ngibyo. Nuko muri uwo mugoroba Eda yaje gutegereza Kona kugira ngo agaruke mu rugo. Nuko Kona ahageze akinjira mu muryango uyu mugore yahise amwataka ndetse afite uburakari bwinshi cyane. Arangije amubwira ati Konli ni gute ushobora gukora ibintu nk'ibi ngibi, amwereka video. Nuko umugabo akikubita amaso n'uburakari bwinshi aramubaza ati urashaka kumenya impamvu njye nabikoze ibi ngibi? Arangije amubwira ati njye nabikoze kubera yuko abana atari abanjye kandi urabizi ko atari abanjye. Nuko arangije amubaza ati ni gute wabikora, ni gute wankorera ibintu nka biriya, warambeshye. Arangije aramubwira ati imyaka 12 yose ishize nari ndi kurera abana bundi mugabo. Arangije aramubwira ati abana bawe ntago ari abanjye, warankoresheje mugore. Ahangaha ko nabimubwiye n'uburakari bwinshi cyane. Muri ako kanya Eda aho ngaho yahise yumvaguye mu kantu. Umugore arangije aramubwira ati niba icyo uri kuvuga. Nuko ko narangije afata briefcase yarayifungura, arangije akuramo igipapuro akereka umugore we. Arangije aramubwira ati soma, bari abakobwa ntago ari abanjye, wanciye inyuma, urangije urambeshya. Nuko Eda arangije asoma bya bisubizo bya DNA test, ariko intoki ziri gutitira afite ubwoba bwinshi. Nuko arangije atuje ndetse n'ubwoba aramubwira ati Konli mbabarira umpa amahirwe ngusobanurire. Arangije aramubwira ati ibi byose nabikoze mbikorera twese, mbikora ku bwacu, nta yandi mahitamo nari mfite. Umugabo arangije aramubaza ati uravuze ngo wabikoze ku bwacu, nicyo ushatse kuvuga? Arangije aramubwira ati wafunguye amaguru yawe uyafungura undi mugabo, none utangiye kuvuga ngo wabikoze ku bwacu. Eda nakoze buri kimwe cyose kugira ngo ngushimishe, none ibi ngibi nibyo wampembye? Aya magambo Kone yayavuze ababaye cyane. Nuko umugore arangije aramubwira ati twaciye mu bihe bikomeye cyane imyaka itambutse, wabuze akazi, nanjye maze kugraduatinga ku ishuri nangira gushakisha akazi kugira ngo ndebe nimba twabasha kubaho. Inshuti yawe Alex yambwiye ko ashaka kumfasha, yarambwiye ngo agomba kubanza akaryamana nanjye mbere yuko ampa akazi muri banke, nta yandi mahitamo nari mfite, narabikoze Kone. Kugeza aya magingo ngenda n'icyaha ndetse ndanicuza ibyo nakoze. Arangije aramubwira ati Kone ndakwinginze reba umwanya mu mutima wawe umbabarire, Kone ndagusezeranyije ko ibintu bitazongera kubaho. Nuko uyu mugabo arangije aramubwira ati ntabwo iyo ngiyo ari excuse yo kuba wanca inyuma. Kone arangije aramubwira ati umugore wanjye narakwizeye muri buri kimwe cyose, ariko waje kugambanira icyizere nari ngufitiye. Umugabo arangije aramubwira ati birarangiye, njye ndangizanyije nawe. Ako kanya Kone yavuze amagambo ahita afata igikapu ahita ava aho ngaho arasohoka. Muri iryo joro Kone yahise ava aho ngaho yata imodoka ajya kwa mugabo w'umushuti we Alex. Nuko uyu mugabo ava aho ngaho yajyanye pistori mu mufuka we. Nuko amaze gukomanga Alex yarafunguye. Aka kanya Alex yafunguye urugi ndetse afite n'inseko nk'umuntu wari ubonye umushuti we. Nuko arangije ati Kone my man, what's up man, se niki kikuzanye hano aya masaha Kone? Nuko Kone ahangaha yatangiye gufosinga agasimayira atangira kumusekera, ariko bimwe byo gusekera umuntu utabishaka. Arangije aramubwira ati mani nashaka tuvugane nk'abagabo. Nuko wamugaragira aramubwira ati okay ngwino mwana yinjira mu nzu tuvugane. Nuko wa mugabo Kone arangije arinjira. Nuko wa mugabo Alex arangije aramubwira ati karibu wakwicara, reka nzane icyo kunywa. Uyu mugabo rero yavuze aya magambo yerekeza kuri bar. Nuko wa mugabo Kone yari yicaye.
nuko hashize akanya gatoya wa mugabo Alex yaragarutse azana ibirahuri bibiri birimo whisky, akarahuri kamwe agareza wa mushuti we Connor. Nuko arangira amazi ati none niki watekerezaga? Ibyo ngibyo Alex yabimubajije ahita yicara, arangira amubaza ati bro, njyewe nawe ntabwo twabaye inshuti kuva mu bwana kugeza mu mashuri yisumbuye. Nuko ahangaha Alex yahise aseka, nuko arangira amubwira ati nibyo man, umeze nk'umuvandimwe wanjye. Aramubwira ati twaciye mu bintu byinshi cyane tudashobora kwibagirwa, njyewe nawe turabavandimwe man. Nuko Conan arangije asa nk'uhigimamo gakeya ahita atereka ikirahuri cye hasi ku meza, arangije amubwira ati nibyo, niyo mpamvu nakwizeye man, ntabwo nigeze ntekereza yuko ushobora kumpemukira. Muri ako kanya Alex yahise atangira kugira ubwoba. Conan, uri kuvuga ibiki man? Nuko uyu mugabo Conan arangije akora mu mufuka akuramo ya pistoli ayitereka ku meza. Muri ako kanya wa mugabo Alex yahise agira ubwoba. Nuko uyu mugabo Conan n'uburakari bwinshi cyane arambwira ati man, ndashaka kukubaza ikibazo kimwe gusa, ariko Imana igufashe nuramuka umbeshye. Uyu mugabo Alex ubwoba bwahise bumutaha, arangije yitegereza imbunda, arongera yitegereza Conan. Nuko uyu mugabo arangije amubaza ati man, urimo urankinisha man? Nuko uyu mugabo Conan arangije asa nkaho yigira imbere afata kuri ya mbunda, arangije amubaza ati man, wigize uryamana n'umugore wanjye imyaka itambutse mbere yo kumuha akazi? Ndashaka unsubize yego cyangwa oya. Muri ako kanya Alex yahise agira ubwoba, arangije avuga ati Conan, mbabara unyumve. Conan yahise avuga n'ijwi rirerire ati mbwira yego cyangwa oya. Muri ako kanya yahise alodinga imbunda ye atashyiramo isasu. Nuko Alex ubwoba buramwica atavuga ati yego narabikoze. Mbere yuko uyu Alex agira ikindi kintu avuga, Conan yahise arasa uyu musore. Alex yahise agwa ngaho mu ntebe. Muri ako kanya uyu mugabo yatangiye kuva amaraso menshi cyane. Conan yicaye aho ngaho akanya gatoya, arangije atereka imbunda hasi ku meza. Nuko hashize iminota mikeya Conan yahise ahaguruka, arangije arihanagura mu maso, ava ngaho asa nk'usohoka agana ku rugi. Arahagarara areba inyuma areba ibintu amaze gukora. Nuko igitondo cyakurikiyeho nyuma yuko uyu mugabo Conan yica Alex, yaricaye muri salo ye arimo yinywera kofi bimeze nkaho nta kintu yakoze. Yagerageje kwirengagiza ibyo yakoze, atangira kwiyumvisha muri we ko Alex aricyo yarakwiriye, ariko uyu mugabo ntabwo yongeye kugira amahoro muri we. Bigeze mu masaa yine yagiye kumva yumva umuntu arakomanze. Muri we yatangiye kwibaza ati uwo muntu ninde? Agikingura yahise abona abapolisi babiri. Nuko barangije baramubwira ati waramutse mugabo? Baramubaza bati nuwe Conan? Arangije arabasubiza ati yego ndi Conan. Barangije baramubwira ati urafashwe, urashinjwa kuba wishe umugabo witwa Alex Bernard. Muri ako kanya ibyo babimubwiye bahita bamufata bamushyira mu mapingu. Uyu mugabo arangije arababwira ati njye nta muntu nishe, sinzi ibintu muri kuvuga. Nuko abapolisi baramubwira bati dufite ibimenyetso bihagije, ngwino tujyane kuri polisi. Nuko rero uyu mugabo baje kumugeza kuri polisi, batangira kumukoreraho kumuhata ibibazo. Nuko uyu mu detective wari uri kumubaza ibibazo bitandukanye yafashe za fayiro azitereka aho ngaho ku meza. Arangije aramubwira ati Mr. Conan, dufite ibimenyetso bigaragaza yuko wari uri mu rugo rw'uyu mugabo Alex ijoro ryatambutse. Abatangabuhamya batubwiye ko babonye imodoka yawe iparitse hanze imbere y'inzu y'uyu mugabo. Ikindi kandi twaje kubona fingerprint zawe. Hari ikintu ufite cyo kongeraho kuri ibyo ngibyo? Muri ako kanya Conan yatangiye gutekereza ibintu byinshi, arangije n'ijwi rituje aravuga ati yarabikwiriye. Umupolisi arangije aramubaza ati niba icyo uvuze? Nuko Conan arangije areba hejuru, ariko isura ye yuzuyemo ububaka bwinshi cyane. Arangije aramubwira ati uriya mucinga yaryamanye n'umugore wanjye, yarampemukiye, nakoze ibintu umugabo we wese yabasha gukora. Detective arangije aramubaza ati noneho uri muricuza kwica? Arambwira ati ibintu ubwo wabigize bibi cyane kurushaho. Tugarutse rero mu rugo rw'uyu mugabo, Zira ndetse na Zara aho bari bicaye ahangaha bari bakiri mu gahinda nabo. Nuko babana barangije babaza mama wabo ati se mama, uratekereza ko polisi izemera ibyo turi buvuge? Nuko arangije aravuga ati bana banjye nta muntu uzongera kubababaza, na papa wanyu ntazongera kubababaza. Nuko hashize amasaha makeya abapolisi babiri nabo bageze aho ngaho. Wa mugore Eda arangije abahereza telefone ndetse abasobanura buri kimwe cyose ko cyagenze. Nuko abapolisi barangije bafata izo evidence bava aho ngaho. Nuko muri uwo mugoroba rero
Kone ubwo yari yicaye muri kakazu bafungiramo abantu, yagiye kubona umupolisi araje, noneho arakingura, arangira amubwira ati ufite abashyitsi. Nuko ubwo Kone yinjiraga muri cya cyumba abantu basuye imfungwa bahuriramo, yahise atungurwa n'ijwi riri hejuru cyane, yatangiye kubaza ati uri gukora icyaha ngaha? Nuko Eda arangije aramwegera, aramubwira ati nashaka kureba isura y'umugabo wahemukiye abana banjye. Wa mugabo arangije aramubwira ati ntabwo ari abana banjye, warampemukiye. Nuko Eda arangije aramubwira ati nubwo naba naraguciye inyuma ntabwo byari gutuma ukora amahano nkariya, bariya ni abana Kone, kubera icyo utahemukiye njyewe, none ubu ngubu reba aho wisanze. Nuko uyu mugabo arangije amubaza ati none uje hano kugira gute? Uje hano kumbabarira, uje hano kunshinja? Nuko umugore arangije aramubwira ati oya, njyewe nje hano kugira ngo nkutivorce, ikindi cya kabiri ntabwo uzongera kubona Zira cyangwa Zara mu buzima bwawe. Nuko wa mugabo arangije aramubwira ati ntacyo bimbwiye, n'ubundi wagombye kugumana nabo. Nuko hashize amezi 2 wa mugabo yaje guhamwa n'icyaha cyo kwica Alex, ndetse aza guhamwa n'ikindi cyaha cyo kuba yarahohoteye babana be 2 b'impanga b'abakobwa. Nuko kubwo kwica wa mugabo Alex bamukatiye igifungo cya burundu, naho kuba yarahohoteye babana b'impanga uko ari 2 baje kumukatira imyaka 40 muri gereza. Ibyo ngibyo rero byagaragazaga yuko umugabo Kone yaragiye kumara ubuzima bwose muri gereza. Nshuti bavandimwe, ndabashimira kuba mwafashe umwanya wanyu mukumva iyi nkuru nabahitiyemo uyu munsi, ariko mu by'ukuri ni inkuru ifite inyigisho ikomeye cyane. Nizere ko hari ikintu mwakuyemo, nizere ko hari ikintu mwigiyemo. Ndashaka kukubaza kandi duhure muri comment section unsubize, ese wowe ku ruhande rw'umugabo, nimba uri umugabo uri kumva iyi nkuru, iyo wisanga muri situation nk'iyi ngiyi wari gukora iki? Ese wowe nk'umugore nawe uri kumva iyi nkuru, wowe iyo ari wowe wisanze muri situation wari gukora iki? Duhure muri comment section mumbwire, ese ku mpande zombi ari nkawe wisanze muri situation wari gukora iki? Mwakoze rero guhitamo Behind the Show, ndabakunda cyane kandi Imana ibahe umugisha. Ciao ciao, naho utaha.